Ndabasuhuje cyane. Muri iyi video tugiye kuvuga ku bintu 10 ugomba kwitondera mbere yo kurushinga kugira ngo utazisanga mu rugo utazi neza uwo mwashakanye. Benshi bumva ko bagiye kurushinga bakihuta mu byiyumvo ariko nyuma bakicuza. Wowe umurikiye aka kanya reka tugufashe uhitemo neza nyuma utazicuza. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Bibutsa gukora subscribe, share and comment. Ikintu cya mbere ugomba kumenya mbere yo kurushinga. Icya mbere, menya wowe ubwawe. Mbere yo gushaka uwo muzabana, banza wimenye, umenye ibikubabaza, ibigushimisha ndetse umenye naho intege zawe nkeya ziba. Umuntu utiyizi neza ntamenya n'ibyo akwiye kwinjiramo. Iya kabiri, reba aho uganisha ubuzima. Ese wowe n'uwo mugiye kurushinga ahazaza hanyu harasa? Mwifuza gukorera he? Gutura hehe? Iyo imigambi yanyu itandukanye cyane, urugo rubamo intambara yo guhitiramo undi guhinduka. Iya gatatu, menya imico y'uwo mukundana. Urugo si ibyishimo gusa, ni n'imico. Ese uravuga make cyangwa menshi? Ese uwo mukundana arihangana cyangwa ararakara? Numara kumenya imico ye, uzahitemo uwo umutima wawe wihanganira atari uwo muhora muhanganye. Iya kane, ubushobozi bwo kuganira no kumva. Niba nta biganiro bikemura ibibazo mufitanye, urugo ruzaba isibaniro ry'urugamba. Umubano mwiza ni ugutega amatwi no kuvuga mu kinyabupfura. Iya gatanu, imyumvire ku mafaranga. Mbere yo kurushinga, banza umenye uti ese uwo tugiye kurushinga azi kuzigama, arasesagura amafaranga ku bintu bidafatika. Amafaranga ni kimwe mu bisenya ingo nyinshi. Kuyafata neza ni umusingi w'ituze. Iya gatandatu, kubabarira. Mbere yo kurushinga, uzabanza umenye ko nta muntu umeze nka marayika. Icyo ushaka si udacumura, ahubwo n'uwo muzababarirana mu byabaye. Iya karindwi, kuvuga ukuri ku mateka akomeye. Abantu benshi bajya kurushinga bataraganiriye ku hahise habo. Mu gihe bimenyekanye nyuma, urugo rugahita rusenyuka kubera ko batigeze babiganiraho. Niba ufite umwana wabyaye ku ruhande, bimubwire. Niba hari indwara urwaye, nayo yimubwire. Niba hari bizinesi yindi ufite, nayo yimubwire, kuko urugo rusenyuka kubera ibanga rimenetse nyuma. Iya munani, kwiga kwihangana. Mbere yo kurushinga, banza umenye uti se ibi bintu nzabasha kubyihanganira? Nta rugo rw'intungane rubaho, ahubwo kwihangana nibyo bikomeza umubano, kandi kwihangana si ubugwari ahubwo ni imbaraga. Iya cyenda, kumenya limiti cyangwa se aho imiryango igarukira. Ababyeyi, inshuti ndetse n'imiryango ntimukabahe umwanya ngo mukabye. Urugo ni urwa babiri, abandi baza nyuma. Ntihazagire ubivangira mu byanyu. Iya cumi, indangagaciro zimwe. Iyo mwembi mwubakiye ku rukundo, ubudahemuka, ubupfura, ibindi byose biroroha. Indangagaciro niyo moteri y'urugo. Inama ya mbere nabagira, we mukobwa nawe musore mugiye kurushinga. Icya mbere, saba Imana ubuyobozi, kuko urugo si umurimo woroshye. Inama ya kabiri, reka kubaka urugo hashingiwe ku rukundo gusa, ahubwo hashingiye no guhitamo neza. Inama ya gatatu, wige gutega amatwi atari ugusubiza gusa. Inama ya kane nabagira, iga kumenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Inama ya gatanu, kora ku mishinga yawe, ntuzaheranwe n'urugo gusa. Inama ya gatandatu, ubakira ku rukundo apana ku bintu by'inyuma. Inama ya karindwi, wimara igihe mu bitari ingenzi nk'ubusambanyi, ibishuko, kuko byakugora kubihagarika mu rugo. Inama ya munani, iga kwicuza no gusaba imbabazi, bitabaye ngombwa kwihambira ku kwigira mwiza gusa. Nshuti zanjye, kurushinga si isiganwa, oya, ni urugendo rurerure rusaba guhitamo neza, kwihangana, gukunda mu kuri. Ibyo bintu 10 mbabwiye, numuramuka mubikurikije, uzubaka urugo wifuza, ibindi Imana nayo izabigufashamo. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha mu rugendo rw'urukundo.